Ndabasuhuje cyane mwongeye kwirirwa neza abandi muraho neza. Aha ngaha wisanze rero ni kuri Skinet Rwanda nk'uko uri kureba hano inyuma yanjye ni kuri Skinet Rwanda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibintu ngiye kukubwira bifate serious, bifate serious kuko abatekamutwe noneho barakabije. Ibintu ngiye kukubwira uyu munsi ntabwo wapfa kubikeka, nta nubwo abatekamutwe baje ubu ngubu cyangwa se bari kwaduka muri iyi minsi ntabwo bakeneye amafaranga yawe, nta nubwo bakeneye ikindi kintu cyawe, uretse urebe ikintu bakeneye mu minota 30 yonyine. Ibi ngibi ndagira ngo ubifate serious, ubifate seriye. Reka tugendane iyo video ni iminota mikeya kugira ngo ugiye gufata iminota itageze mu 10, ariko iyo minota ishobora kuba yasevinga igihe wari kuzafata iminota 30 ukangiza ubuzima bwawe, kuko muri iyi si hari abantu bakeneye ubugwaneza bwawe kugira ngo baguhemukire. Kuko ni byiza pe kuba mwiza ahantu hose waba uri, ukaba umwana mwiza ukitwara neza, ariko bishobora kuba icyago. Reka nkwerekerera abantu bo mu minsi, aba bantu bari kuza muri izi scam ukajya kubona ngo congratulations ngo wakiriye amafaranga angana ngaya ngo urayasiriye ngo kanda ngiyi link ngo yabone. Ibyo byose ni ubutekamutwe, ushaka kuyakanda bagahita bagira gute, bagahita bagutwarira amafaranga yawe cyangwa se bakagira ibindi bintu byabatwara. Noneho abasikama noneho uyu munsi ntago bakeneye kugutwara amafaranga, ahubwo icyo bakeneye, reka nze nkikubwira leta wumirwa, barashaka ikindi kintu kirenze kuri ayo mafaranga noneho ubwayo. Barashaka, uziko noneho umeze nk'abashaka ubwawe. Reka nkwereke ikintu cya mbere bashaka. Uri kugenda mu isoko ahantu henshi hatandukanye, ugahura n'umuntu akakubwira ngo mfasha ubugwaneza bwawe bwonyine sha, akaba yahita agira gute, yahita gutwara byose ufite. Urugero, abantu muri guhurira aho mufatira amabisi ku isoko, urumva ahantu hari abantu benshi, mbese ugasanga umuntu nakubwiye ngo mfasha kuri telefone, ngo byagenze gutya na gutya, ngo byanze, ngo telefone yanjye nyine ngo ntago iri gukora, ngo mbabarira umfasha. Si wumva umuntu akubwiye gutyo ngo mufashe, hanyuma wamara gufata telefone yiwe sasa wakibaza ngo bigenda bite. Umuntu uzi ukuntu umuntu aza yiyambitse, kanze nkwereka ukuntu aza ameze wenda, ugasanga umuntu yiyambitse neza bya hatari. Urugero, ugasanga umuntu yiyambitse neza, araje arakwegereye, urumva yashyizemo agafime ke, yambaye udushinzwe ngo mfasha telefone yanjye, ngo mfite ikibazo kimeze gutya na gutya. Urumva, reba nk'umuntu uri imbere yawe araje arakubwiye ngo mfasha, urumva agahita akubwira ngo mfasha telefone yanjye ifite ikibazo, ngo nyinjirira aha ngo ndi kubona ngo ntago ndi gukanda ibi nibi ngo bivemo, cyangwa se akabaza ngo ni gute bagura pack, ni gute bagura promotion. Nawe ukumva n'akantu koroshye, urumva ukumva n'akantu koroshye, ukumva wayigura pe, ariko ufata telefone ye ukagerageza kumufasha nta kibazo ufite, urumva. Ariko nyuma yo kumufasha rero ngiye kukubwira ibintu biba, ninkubwira ibintu biba udahita wumirwa. No muri kubabwira ngo fata ibi bintu ndi kukubwira, iyi message ufate nk'ibiri seriye, byakomeye, uhuriza abandi bantu kuko byakomeye. Iyo ufashe telefone nta kindi kintu ubuzi kiri kujya mbere, ntago ubuzi wenda ngo bimeze bite, ngo byagenze bite, cyangwa se ngo uzingura gufasha umuntu nyine wowe tu uba wumva nta kibazo ko ntago ubuzi biri kujya mbere. Ariko ugifata telefone, urumva iyo telefone yabo iba yatangiye kuri coding ariko utabizi, urumva iba yatangiye kuri coding. Iyo niba muri kuvugana ijwi ryawe baba bari kuri coding, iryo jwi ryawe rero ukumva ngo nta kintu rimaze, ngo nta kintu bitwaye kuri coding, urumva. Hanyuma iyo telefone hakaba hari undi muntu nanone yatangiye gufata video, uri kugenda ugufotora amafoto, nyamara wowe utari kubireba, hari undi muntu uri kukureba handi hirya runaka, wowe ibyo bintu utabizi. Niyo mpamvu nkubwira ngo baseriye, ufate ibi bintu seriye, iyi video uyisharinga abandi bantu bamenye ko ubutekamutwe noneho buriho bwaje kandi bugeze kure. Urumva ibyo bintu wowe ntago ubizi, wumva wowe nyine uri gufasha, urumva ntago ubuzi yuko ibyo bintu bari kugutwarira ibintu by'ibanga byawe kandi bikomeye, ntabwo uzi ko bari gutwara wowe ubwawe. That simple are clever, cyangwa se utwo tuntu duto buri kureba, amaso yawe urukora muri telefone, wafashemo wakanze uri gutangira kumufasha nyine ukumwereka ngo uri kugura pack, igikumwe cyawe baragitwaye bafashe, imboni y'amaso yawe bayifotoye byarangiye, isura yawe bayifashe, urumva. Dore nk'ubu urabona isura ye nka gutya nyine, ubwo bayitwaye biba birangiye, urumva. Agasura kawe bakagatwara sha, wisekeye neza, wimere neza nk'agakobwa ndi kureba hano imbere yanjye, urumva. Hanyuma rero bamara gutwara iyo sura yawe, ijwi rye naryo bari recordinze. Urumva rero iyo umuntu akuri codinze ijwi, akaba afite fingerprint zawe, akaba afite imboni y'amaso yawe, urareba nk'uyu muntu, urugero nk'ubu ngiye kukwereka, urumva. Ibyo byose iyo fingerprint ye rero bayitwaye nka gutya, baraza bakayifata bakayigira neza, barangiza bakayitwara bakayiprintinga, cyangwa se bakongera bakayirema bundi cyangwa bakayisanasa neza ku buryo bahita bakoramo kopi yawe. Urumva izi AI rero zigeze aha ngaha, ikintu bahita bakora nta kindi, bahita bagenda bagakora kopi y'ijwi ryawe, kopi ya fingerprint yawe,
kopi y'imboni y'ijisho ryawe, mbese buri kimwe cyose kikuranga, biriya bintu umuntu atajya ahuza n'undi bagita biometric. Urumva biometric, biriya bintu byose nta muntu ujya uhuza imboni n'undi, ijwi wenda ushaka ko nabwo ntabwo byapfa guhura. Urugero bamara kubijyana rero bahita batangira gufata inguzanyo bakinjira muri banki yawe, kuko urumva muri banki ugiye kwinjiramo hari aho ukoresha ijwi kubera ikoranabuhanga ry'ubu ngubu rigezweho, hari aho ukoresha igikumwe cyawe uri kwinjira kuri telefone yawe. Urabizi ko hari application zimwe na zimwe warafunze, ariko umuntu afite icyo gikumwe cyawe, iryo jwi ryawe, nk'abantu urugero abantu bajya bavuga iyo telefone ikumva ijwi ryawe igafunguka, account yawe ikumva ijwi ryawe igafunguka. Icyo gihe rero ujya kubona ko barakwandikiye cyangwa se n'izi message zimeze gutya ngo wakira amafaranga ameze aya ngo kandi iyi link ngo yagere. Ibyo bintu byose umuntu agusharinga ibirink bimeze nk'ibyo ngibyo ngo yatsindiye amafaranga agize gute, ibyo bintu bireke ubuteka mutwe. Icyambere ngiye kukubwira, hari ibintu bitatu ugomba kuzirikana. Icyambere cyaravuga ngo wifasha umuntu utazi kuri phone ye, wifata telefone y'umuntu utazi uri kuza kubwira ngo mfasha ngo bimeze gutya na gutya, mwihorera ashaka abandi bamufasha. Icya kabiri, wifata telefone y'undi muntu ngo ukoreho pe kukandakanda usome, cyangwa se ugira ikindi kintu ukanda kiri, kuko nusoma ijwi rye bazaritwara, nukandaho ibikumwe byawe bazabitwara. Icyo gihe urumva bazagenda bakoresha ibyo bikumwe byawe, bafata inguzanyo ahantu runaka, kubera ko bazaba ari nkawe wayifashe, uzisanga urimo amadeni, ibintu by'imyenda byinshi utazamujyaguye. Ikindi cya gatatu, nubona hari telefone iguhamagaye hari video call utazi, kupa wirukanka. Niba uri kubona nimero utazi y'inyamahanga, kupa wiruka. Mbagira inama rero, ndabarabuye, wifata cyangwa ngo usome ibintu biri muri telefone umuntu aguhereje ngo gira gutya, ukaza ugakora nk'uyu muntu. Icyo gihe igikumwe cyawe bagize gute, baba bagitwaye. Kandi nyine iyo umuntu atwaye ibintu nk'ibyo ngibyo, naho wahakanira ko atari we wabikoze. Urugero se umuntu akoze ikintu gutya yakoresheje ibintu byawe, ugira ngo wabihakana. Urugero nk'iyo habaye ikibazo ahantu runaka, bakaba ari nk'ahantu hishwe umuntu, so ugira ko baza gupima umuntu wamukozeho, ntibajya babimenya. Niyo mpamvu ibikumwe byawe na wundi muntu mubihuza. Urumva video ni guhamagara, kupa wirukanka, kupa. Nabagiraga inama rero, mwirinde abateka mutwe please, mwirinde. Hari ibintu biri kuza nyine gutyo bigutwara amafaranga yawe. Mbere bazaga bakaguhamagara, ubwo basigaye babona abantu bose barabivumbuye. Ubu ngubu rero nakuguhamagara cyangwa bakenera amafaranga yawe, ntukivugishe ngo ibintu ngo ngiye ngo ntabwo byambaho, ngo ntabwo byambaho. Birashoboka, nta muntu bitabaho ibi bintu, nta muntu bitabaho. Ahubwo ndagira nkubwire ngo irinde please, irinde umuntu utazi, nakagoreza telefone ye kumfasha uyakire. Umuntu muhe bwa mbere muhurewe ndako hano ugiye kwitegera akamodoka, ashobora guhita bigukorera nka gutyo, bakagutwara ijwi ryawe, amaso yawe, imboni y'ijisho yawe bakayitwara. Bamara kubitwara kubera ubugwaneza bwawe, rero sasa ukisanga urimo inguzanyo, urimo amadeni mu mabanki runaka, cyangwa banki bagiye bayogeshe burundu, basabye n'inguzanyo. Kandi koko ubu urasanga ibyangombwa byawe byose, niba bafite inuza se fingerprint yawe, ijisho, imboni y'ijisho ryawe, n'irangamuntu yawe kuyigiraho, urumva byagorana. Buri kimwe cyose cyawe AI ngubu zisigaye ziriho, ni ukuntu bari kwiba. Gerageza wirinde, kandi iyi message ndakwinginze yisharinga igere ku bantu bose, ubabwire ngo wenda hari ukuntu twatabara ubuzima bw'abantu bari bagiye kwibwa muri aka kanya. Ubundi mbabwira ngo ndabashimira cyane kandi ndabakunda. Uyu ni modani hangani skinnet Rwanda cyangwa BACTV, ndabakunda cyane. Duhuriye ubutaha, mukande subscribe, like, share ndetse na comment.